Shalom nshuti bene data muri Kristo Yesu, abakunzi b'isengesho ribohora official, tongeye kubaha ikaze nanone muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no gusenga. Karibu ku isengesho ribohora official, aho muherereye mwese turabararitse bumva ururimi rw'ikinyarwanda, inshuti abadukunda. Imana amahoro ibahe umugisha mwebwe abakoze sabone cyangwa se subscribe, muhabwe umugisha n'Imana. Namwe bashyitsi muje ari ubwa mbere, ushobora kudukurikiranye uje hano ari ubwa mbere wageje, tuguhaye ikaze hano ku isengesho ribohora official. Nawe Imana yiteguye kukubohorera hano mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Nyuma yo kumva ijambo ry'Imana no gusozanya natwe, urabizi ko dutangira twiga ijambo ry'Imana tugasoza dusenga. Ntugatangirane natwe ngo ureke gusozanya natwe, kuko dusoza dusenga. Igihe cyose dusoza dusenga bitewe n'inyigisho tuba tuzanye. Rero ntuze kugenda udashoje isengesho, kuko dusoreza mu isengesho, kandi mu isengesho niho byose bikemukira. Maombi ni dawa, isengesho ni umuti. Ntukacishiririzemo kabiri. Rero ikiganiro cyangwa se ijambo ry'Imana tuba turi kwigisha, ujye umekinga sure ko usozanyije natwe, kuko hari marayika uri iruhande rwawe uba witeguye kuza kuguha umugisha mu gusoza. Imana amahoro iguha umugisha. Bityo rero nawe ntuze kugenda udakoze sabone niba utarayikora, cyangwa se utarakora subscribe. Abakoze sabone cyangwa subscribe, icyo musabwa ni ugukora like na share, kuko impamvu tuba tubabwira ibyo, iyo ukoze like ni ukuvuga ngo YouTube ihita yohereza bwa butumwa mu gace kaho uherereye. Wakora share, ushobora gusangiza mwene so iryo jambo ry'Imana mu magroupe mubamo, ku ma status, akaba abafungura nabo ukaba ufatanyije natwe kugeza ubutumwa bwiza kure. Imana iguha umugisha. Rero ngaho tera agatebe tuganire ijambo ry'Imana kandi dusozanye mu isengesho. Mbere rero yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka twemvite umwuka wera, kuko ntacyo twabasha gukora tudafite umwuka w'Imana. Data twese turi imbere bwiza bwawe, duhamagaye umwuka wawe kugira ngo yururuke muri twe, yambara akanwa kanjye, yambara amaso yanjye, yambara umutima. Mwuka wera manuka wambare amatwi y'uyu muntu unyumva, kugira ngo icyo umwuka wera uri bumubwire mu izina rya Yesu Kristo, uyu muntu unyumva abashe kucyakira no kugisobanukirwa. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, tuguhaye ikaze kugira ngo usohoze gushaka kw'Imana mu mitima yacu no mu buzima bw'aba bantu bari hano ku isengesho ribohora official. Ni mu izina rya Yesu Kristo ubu butumwa ugiye gutambutsa mwuka wera ubuhe kugera kure cyane, kandi bugere ku ntego z'abarebwa nabwo mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi ko ijambo ryawe utaryohereza gutyo gusa, ahubwo risoze icyo waritumye. Reka ijambo rigiye guca hano risoze icyo ryagambiriye kuri uyu muntu, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen. Amen. Turi mu mwanya wo gusenya ibihome by'umwanzi yubakiye imbere y'ubuzima bwacu, kugira ngo tutagera ku cy'Imana yatuvuzeho. Uhereye igihe Imana yakuremaga ikaguteranya wowe, ikakuzana mu nda ya mama wawe, mbere y'uko ikurema yari yarateguye uko uzabaho n'uko ubuzima bwawe uzabusoza. Iyo kalendari iri imbere y'Imana. Noneho iyo kalendari kuko iri imbere y'Imana, ifite ukuntu yagiye ipanga ibintu byayo. Niyo mpamvu umwana atavukira ukwezi kumwe, niyo mpamvu atavukira amezi 3. Twese tuzi yuko iyo hatavutse ikibazo, igihe umwana agomba kumara mu nda ya nyina ari amezi 9 akavuka. Uko niko Imana bi porogramye. Hari uburyo ya porogramyemo ibyayo
bikaba bizwi ngo umwana mu gihe cy'aya mezi agomba gukambakamba, mu mezi runaka agomba kuba ahaguruka, mu gihe cy'umwaka gutya cyangwa se cy'iki agomba kuba agenda. Ibyo ni ibintu byagiye bipangwa kuri kalendari y'ijuru. Bikaba bizwi ngo umwana mu myaka 4 agomba gutangira ishuri, primaire agomba kuba yishoje, hari imyaka tuzi ngo segonderi agomba kuba ashoje segonderi, wagiriye ubuntu bwo gukomeza kwiga mu myaka runaka kaminuza akaba yarayirangije, mu myaka runaka akaba yubatse urugo, mu myaka runaka akaba arabyaye, mu myaka runaka tukaba tuzi ngo hari imyaka itangiye umuntu agiramo y'amasaziro agatangira gusasa. Ubwo rero ibyo nibyo twita kalendari y'ijuru Imana iba yarapanze. Byorohera rero Satani kuza mu buzima bw'umuntu kugira ngo adindize, yangize, adeviye kalendari y'umuntu, agenda amuhuza na kalendari yiwe. Satani biramworohera kugira ngo aguhuze na kalendari yiwe. Kalendari ya Satani rero ni ukudeviya, ni ukonona bya bindi Imana iba yaragiye ipanga ku buzima bwawe. Niba umwana yakagombye kuvukira amezi 9, Satani akaba yateza akavuyo, gasanga umwana agiye kuvamo, akaba yaviramo amezi 3, agapfa, akaba yaviramo amezi 6, gutyo cyangwa se icyo gihe kikaba cyarenga. Ibyo biba byakozwe n'imbaraga z'umwanzi, biba byakozwe n'imbaraga za Satani, biba byakozwe n'imbaraga za Satani biciye mu bantu barebye ubuzima bw'umwana uri mu nda, bareba mu myaka 10 iri imbere, mu myaka 50 runaka, bakabona umwana azaba ukomeye. Muri ubwo buryo bwa Satani rero bwo gushaka kwiba ubuzima bw'uwo mwana, kwiba inyenyeri y'uwo mwana, akaba yateza icyo kibazo. Ubwo rero ateje icyo kibazo bitewe n'iki? Uwo mwana amubonye nk'umumaro ku muryango, amubonye nk'umumaro ku gihugu, amubonye nk'umumaro ku isi muri rusange, agateza akabwaba ibitero byo kugira ngo uwo mwana atavuka. Nkuko ubizi mu gihe cy'Abisiraheli, umwami Farawo amaze kubona yuko ubwoko bw'Abisiraheli burimo buragwira, yigira inama aravuga ati aba bantu barimo baragenda batubana benshi, kandi uko batubana benshi igihe kizagera bagwize amaboko baturwanye bave mu buretwa bwacu. Ibyiza rero bihigira inama ngo yo kugira ngo batangire kureba ukuntu bajya bagira gute, bajya babica. Umwami ashyiraho itegeko ry'uko umwana wese w'umuhungu uzajya uvuka agomba kuzajya anigwa, bakamuhotora, bakamwica abaganga. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana yahaye umugisha Abaheburayo. Hariho babyaraga batageze kwa muganga, hari n'abandi bajyaga kwa muganga, bagera kwa muganga abaganga bajya kubageraho bagasanga bamaze kugira gute, bamaze kwibyaza. Yego, aho rero ni muri izo condition nizo Musa yavutsemo. Musa yavutse hari guhigwa abana b'abahungu bahigwa bakicwa. Intego nta yindi, impamvu nta yindi, ni ukugira ngo Abisiraheli ngo batagwira, bakaba benshi, bakazarwanya Abanyegiputa, bakava mu buretwa bashyizwemo. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo Satani apfa kugabaho igitero, hari impamvu aba kugabye igitero. Ntabwo inda y'umwana yavamo gutyo gusa, wowe ntabwo wowe wabuze urubyaro warubuze gutyo gusa. Hari impamvu Satani yaborotse urubyaro rwawe, hari impamvu Satani yica ibyawe, hari icyo ababona rero. Aho turimo turavuga rero ukuntu Satani ashobora kudeviya iyo destination y'umuntu, cyangwa se ashobora kudeviya ya kalendari, ugahuzwa na kalendari y'amashitani n'imyuka mibi. Tuvuye aho ngaho rero, ndagira ngo mvugane n'ubuzima bwawe, mvugane n'imibereho yawe. Tuba turi hano kuri iki gicaniro kugira ngo dusobanure niki kijya imbere mu buzima bwawe, kugira ngo umucyo ukumurikire umaze kumenya ikiba kiri mu buzima bwawe. Hari abantu kubera kutamenya, kubera kudasobanukirwa, amasengesho yose wasenga atarimo ubumenyi, ntabwo azana rezilita mu buzima bwawe. Bivuga ngo amasengesho yose wasenga atarimo ubumenyi, usanga urimo urahusha igipimo, urimo urahusha intego. Ndavuga iyo tuvuga amasengesho, ni kwa kundi uba wafashe ibihe byo gusenga urimo uravuga ya magambo ugenda uvuga, uko ugenda uyivuga ibyo ugenda uvuga, usanga urimo uravugishwa n'amarangamutima. Isengesho ryawe ugasanga ririmo riravugishwa n'agahinda, riravugishwa n'intimba, riravugishwa n'iki. Ntabwo ari isengesho rituruka mu mwuka. Kandi Yesu yaravuze ngo igihe kirageze cy'uko abamusenga igihe kirageze cy'uko abasenga data bamusenga mu mwuka no mu kuri, kuko abo ngabo data ashaka ko ari bo bamusenga. Imana ishaka ko abantu bayisenga, bagomba kwisenga, bayisengera mu mwuka no mu kuri. Ni abantu bari mu mwuka
bakorera mu mwuka ndetse bahagaze mu kuri, bamaze gusobanukirwa ukuri, bazi ngo nzi ukuri kw'ibyo ndi gucamo, nzi ukuri kw'ibyo ndi kunyuramo, nzi ukuri kw'ibihe mpagazemo n'ikibitera. None wa muntu uzi ukuri kw'ibyo ahagazemo n'ikibitera azahaguruka mu buryo bw'umwuka, azashinga urubanza hagati yiwe n'Imana, azinjira mu isi y'umwuka, azakira igisubizo, kuko uwo muntu ari gusengera mu kuri no mu mwuka. Mbere y'uko usenga rero ni ngombwa kubanza kumenya n'iki kiri kujya imbere mu buzima bwawe. Ibyo ucamo n'ibyo unyuramo biraterwa n'iki, birava he, birakomoka he? Eske ibyo ucamo n'ibihe urimo uracamo bigukomereye, bikugoye, nta ruhare rwawe rubirimo? Ukirebaho. Iyo wasanze hari uruhare rwawe rubirimo, ubwo hari process zo kugira ngo bya bihe urimo uhagazemo, hari process ugomba gucamo, hari inzira ugomba gucamo kugira ngo ubone uko bisohokamo mu buryo bwo gusenga no mu buryo bwo kwizera Imana. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, iyo usanze ibyo ucamo n'ibyo unyuramo nta ruhare ubifitemo, nabwo hari process yo kugira ngo umenye uko usenga nuko ugomba gusohoka muri ibyo bihe utagizemo uruhare. Imana iba yiteguye kuguha strategy, cyangwa iba yiteguye kukwereka uko usenga nuko usabana nayo kugira ngo usohoke muri bya bihe. Iryo senge, urumva isengesho wa muntu usenga ibyacamo yarabigizemo uruhare, riba ritandukanye n'irya wa wundi uri gusenga ibyacamo nta ruhare yabigizemo. Kuko urumva uwo muntu, abo bantu bombi babajijutse, basobanukiwe, bamenye uko basenga. Noneho sasa, hamwe n'ibyo, hari igihe ibyo waba urimo uracamo utarabigizemo uruhare, ariko inkomoko yaho uturuka, iso, nyoko, sogokuruza bawe, abo barabigizemo uruhare. Hari isengesho icyo gihe rero naryo ryagenwe, igihe wamenye ko ibyo uri gucamo atari uruhare rwawe, ahubwo ari uruhare rw'ababyeyi. So hari igihe nanone ibyo waba urimo uracamo rero, ibi bihe bigukomereye, ibyo uri kunyuramo, nta ruhare rw'ababyeyi, nta ruhare rwawe bwite, ahubwo ari abavandimwe bawe. Ibyo naryo uwo muntu azasenga bitandukanye nuko babandi twabanje kuvuga bagomba gusenga. Hari ibyo ushobora gucamo rero byose nta ruhare wabigizemo, nta bavandimwe babigizemo uruhare, nta miryango babigizemo uruhare, nawe ubwawe nta ruhare babigizemo, nta babyeyi babigizemo uruhare, ahubwo ari Satani ukugabaho ibitero, ari Satani wubatse ibihome mu buzima bwawe. Yego, kugira ngo nabyubake bizasaba kugira ngo agire abantu ahagurutsa, bizasaba kugira ngo agire abantu akoresha. Uwo muntu urumva ko hari isengesho nawe ryihariye agomba gusenga kugira ngo abashe gutobora, abashe kugera ku mugambi w'Imana. Hamwe n'ibyo byose rero, niyo mpamvu natanye nkubwira ngo Yesu yaravuze ngo igihe kirageze cyuko abasenga Data bamusenga mu mwuka no mu kuri, kuko abo ngabo ari bo akeneye kubagira bate, bamusenga. None rero muri ibyo byose tuvuze bitambutse, ni ngombwa kumenya ngo ikibazo cyanje, ibihe ndi gucamo n'ibihe ndi kunyuramo, biterwa n'iki, bikomoka he? None numara kumenya ikibitera, umenye n'icyo wakora n'icyo wasenga, nuko wasenga. Ntabwo amagambo gusa, rimwe na rimwe hari igihe usanga ngaruka ndajya ngo nsobanure, iyo uri guca mu bihe usanga ushobora kuba ibyo unyuramo biterwa nawe, kandi bigaterwa cyangwa se bigaterwa n'aho ukomoka n'aho uturuka. Ubwo ndavuga mu miryango, hari isengesho ryagenwe icyo gihe usabwa gusenga.
hari amasengesho amwe namwe wasenga ntagere ku ntego igihe cyose wasenze nabi. Hari igihe usabwa gusenga, hari igihe usabwa gusenga ariko rya sengesho ryawe rikagendana n'igikorwa. Iyo tuvuga ngo isengesho rikagendana n'igikorwa, ni isengesho dushatse kuvuga ko rigendana n'ituro. Urugero rwa hafi, umuntu urimo uraca mu bihe bikomeye by'imbaraga z'umwijima, imyuka mibi mwataka imurwanya, irarwanya urugo rwe, irarwanya kubaho k'urugo rwe, irarwanya kubaho ko gushaka kwe, irarwanya kubaho k'umuryango we yubatse. Amakimbirane ni menshi hagati yawe n'uwo mwubakanye, cyangwa amakimbirane arahari hagati yawe na fiance wawe. Ariko wareba, wasubiza amaso inyuma ugasanga n'iwanyu aho wavutse nuko nguko. Ntabwo so yumvikanaga na nyoko, bahoraga bashwana. Wagenzura ugasanga ni ibintu nyine bifite inkomoko yo mu muryango. Wowe ukijijwe kugira ngo usenye icyo kintu gisenya relationship, bigusaba kugira ngo usenga, ariko uko usenga bigendane n'imbaraga z'ituro. Ituro rigira imbaraga. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu kenshi na kenshi, ibyo bintu ubona bikomoka mu miryango biba byarubakiwe ibicaniro. Hari ibicaniro biba byarubakiwe. Hari ikibazo usanga, cya kibazo cyose uzasanga ari kimwe mu muryango, kiba cyarubakiwe igicaniro kandi kikaba cyaratanzweho n'impongano yo kugira ngo icyo kibazo kizagumeho by'iteka ryose muri iyo famiye no muri uwo muryango. Igihe rero urimo urahangana no gusenya icyo kibazo cyangwa gusenya icyo gihome, iyo tuvuga ibihome ni ibibazo bya bindi bikomeye. Igihe urimo urahangana no kugira ngo usenye icyo gihome kiveho, igihe watangiye gutorosha umutima wawe, amaso y'umutima wawe, amaso yo muri wowe imbere, akakwereka ko ikibazo ufite gifite imizi, gishamikiye mu maraso yo mu muryango, ubwo birashoboka ikaba ari indwara ubona yo mu muryango, birashoboka ukabona ari ubukene bw'umuryango, birashoboka ukabona atari kutubaka ko mu muryango, kutabyara ko mu muryango, birashoboka ugasanga ari ugukenyuka kubaho ko mu muryango. Wowe ukomotse muri umuryango urashaka kurama, birashoboka ugasanga ni ukutiga k'umuryango. Muri iyo miryango nta biga ngo baminuze, nta biga ngo bagere mu nzego zo hejuru. Icyo gihe ugomba kumenya ngo mu isi y'umwuka ni igihome cyubatswe, cyubakirwa umuryango wose. Kugira ngo mbashe kugisenya, ntabwo ari ugusenga gusa, birasaba ko isengesho ryanjye rigendana n'ituro. Kandi iyo tuvuga ituro, ntabwo tuvuga ituro ryo wiboneye gusa. Unuwinjira mu mategeko y'amaturo, ntabwo abantu bapfaga gutura gusa, baturaga badahaswe. Kuko iyo ugiye gutura bisaba kugira ngo uture udahaswe, uture wumva ubikunze. Nk'uko uba wasenze wumva ubikunze, n'ituro ryawe ugomba kuritura wumva ukunzwe, umutima wawe unejejwe n'iryo turo ryawe. Ikindi kandi, ntabwo ituro kugira ngo rishyike ku mutima w'Imana, nk'uko isengesho kugira ngo rishyike aho rishyike ku Mana, bisaba kuba ufite umutima wejejwe, bisaba kuba ufite umutima utunganye, bisaba kuba ufite umutima wihannye wabanze kwiyeza. No kugira ngo ituro ryawe ribashe kwakirwa n'Imana, bisaba kugira ngo ube ufite umutima, uritangane umutima ukunze, uritangane umutima wishimye. Kabiri, kandi n'ingano yaryo ryitabwaho. Iyo tuvuga ngo Imana yita ku ingano y'ituro, ni ukuvuga ngo biba bishatse kuvuga ngo ireba ituro atanze ituro rivuye mu byo atunze bingana iki, ibyo atunze, ibyo afite bingana iki, noneho atanze ikintu kingana gute kivuye mu byo afite. Imana ibyo irabibona. Niyo mpamvu Yesu yarahagaze mu rusengero ari kureba abantu batura. Mu gihe yarebaga abantu batura, abona abatunzi barimo barazana, yego baratura menshi, ariko ugereranyije nayo bibikiye, akabona
ntibihwanye, ugereranyije nayo basigaje akabona ntibihwanye. Noneho mu gihe yitegerezaga abona umupfakazi waje afite ituro imbere n'inyuma, ngo yatanze agaturo gakeya, ntiwavuga ko yatanze igikoroto, ariko ibyo bikoroto yatanze nibyo yari afite imbere n'inyuma. Yesu ahita aterura ijwi aravuga ati, mwese abatuye, uyu mupfakazi yabarushije gutura, mwebwe mwagiye mutura ibyo mwasaguye, ariko uyu yatanze icyo yari afite n'umutima we wose. Urumva rero Yesu cyangwa ijuru ryita ku cyo utanze. Ibyo utanze ubikuye he? Bihwanye n'icyiciro Imana yaguhereyemo umugisha, bihwanye n'ibyo utunze, bihwanye n'urwego uhagazeho. Ibyo byose byitaho. So nuvuga ngo rero ushaka rero gusenya ibyo bibazo biba bimeze nk'ibihome. Sofe ni ikibazo cyo kutabyara, ni ikibazo cy'urugo, cyo gushaka gusenya relationship mbi. Urashaka kubaka relationship nziza, urashaka kubaka umubano mwiza hagati yawe n'uwo mubana, urashaka kugira urugo rwiza, watorosheje mu isi y'umwuka ubona amakimbirane ari hagati yawe n'uwo muri kumwe, n'ubundi aho ukomoka yarahabarizwaga. Uhita umenya ngo hari igicaniro gisunika ano makimbirane, ariko cyubatswe kera mu muryango, kigomba gusenywa. Urakora ntibigende, byajya kuzamuka aho wageze, wajya kubona ukabona ibintu wari ugeze ahantu hashimishije, hakavuka ikibazo gituma wongera ukamanuka ugasubira hasi. Urabika amafaranga ugatangira kwizigama, uzi ko konti yawe igomba kugenda izamuka, hakavuka ikibazo gituma ntiwongere kubona yandi, hakaza umwuka utuma ya mafaranga avaho, ukongera ugatangira bundi bushya mu bwizigame. Nuvuga ngo mu isi y'umwuka amenya ngo hari ikibazo, hari igicaniro gifunze uyu mugisha wanjye, gisunika izi mbaraga, kugira ngo rero icyo gicaniro gisenyuke, n'icyo gihome gisenyuke, birasaba iyindi misengere, birasaba uburyo bwo gusenga no guhishurirwa. Ku ijambo rivuga ngo ahantu hatari hishurirwa abantu bigira ibyigenge. Iyo ahantu hatari hishurirwa, ahantu hatari kuvumbura, gutahura, kumenya ibintu, abantu bigira ibyigenge bakibwira ko nta kibazo gihari, kandi ikibazo gihari. Niyo ngo rero icyo gihe bigusaba gusenga, gufata ibihe byo gusenga no kwiriza ubusa, ariko ya masengesho yawe akagendana n'imbaraga z'ituro. Reka dusome ibyanditse byera hano mu Bacamanza, igice cyaho cya 6, Bacamanza mu gice cyaho cya 6, kuva ku murongo waho wa mbere, handitse ngo Abisiraheli bakora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka bahana mu maboko ya Mediyani imyaka 7. Ngo nuko Abamediyani banesha Abisiraheli, batera Abisiraheli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu muvumo no mu bihome. Ngo kandi Abisiraheli barangizaga kubiba, Abamediyani bakazamukana n'Abameleki n'Ababirasirazuba bakabatera, bakagandikayo, bagasiribanga imyaka yabo ukageza i Gaza, ntibabasigire na ruminja, naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisiraheli. Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo, basa n'amarumbo y'inzige ubwabo n'ingamiya zabo, ntibyagiraga umubare, bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Umva ngo bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Ngo nuko Abisiraheli bariheba cyane ku bw'Abamediyani, bahera ko batakambira Uwiteka. Uwiteka abatumaho umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisiraheli ivuze iti, nabakuye muri gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu, mbaha igihugu cyabo. Ndababwira nti, ndi Uwiteka Imana, mwe kubaha imana z'Abamori bene icyo gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Efora kwa Yowasi w'Umwebiyezeri, umuhungu wa Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure
bengeramo vino ngo azihishe abamidiyani. Reka mbanze ngarukira ahangaha. Urabyumva, Abisiraheli igihe cyabayeho bavanwa mu gihugu cyabo mu buretwa bahabwa igihugu cyabo bwite. Bamaze kugera mu gihugu cyabo bwite, Imana rero barayibagirwa, batangira gusenga ibigirwamana. Batangiye gusenga ibigirwamana bituma Imana ibahana mu maboko y'abanzi babo abamediyani. Batangira kubabuza umutekano no kubabuza amahoro. Abamediyani rero bagenzaga gute? Bacungaga igihe cyo kubiba kw'Abisiraheli. Batangira kubiba, bamara kubiba ngo bakaza bagasiribanga imyaka yabo. Igihe babaga bejeje mu gihe cyo kweza, bamara kweza bakaza bameze nk'amarumbo y'inzige, bagasarura imyaka y'Abisiraheli, bagatwara ingamiya zabo, bagatwara amatungo yabo byose. Abisiraheli ngo ntibasigirwe na ruminja namba, ntibasigirwe n'ikintu namba. Bityo rero byatumye biheba cyane kuko ubukene bwarabakubise. Urumva bagiraga gute? Bahingiraga ubusa. Nkuko ushobora kwinjira muri business, watangira business ukabona nta bihombo biraje, irahiye, business igashya. Wagura ubutaka nabwo ugasanga burimo ibibazo, burimo amakimbirane. Icyo ukoze cyose ukabona kiri kwanga. Wavuga uti reka nkorera umuntu, wakorera umuntu, umushahara ukaza ntacyo kugezaho pe. Umushahara ukaza ugasanga mu gihe cyo guhembwa warashize, ugasanga warashize, ahubwo ukabiyanga mu bibazo ufite. Ugasanga umushahara niyanga ugereranyije n'ibibazo ufite. Nuvuga ngo icyo ukoze cyose ugasanga wapi nta ruminja namba, hirya n'ibumoso ntacyo ufite. Ukibaza ngo why not me, why me, kubera iki ngewe, why me, kubera iki ngewe. Kumbe mu isi y'umwuka hari abamediyani baguhagurukiye. Iyi mpamvu baguhagurukiye, wumvise ko abamediyani bahagurukiye Abisiraheli kuko Abisiraheli bari barataye nde? Uwiteka rero abahana mu maboko yabo. Noneho rero sasa icyiza cy'Abisiraheli rero nuko bibukaga Imana, ngo baje gutakira Imana. Bamaze gutakira Imana irazi babwira impamvu y'ibyabaye. Nahoze nkubwira nti ngombwa ko ugomba kumenya impamvu ikibazo cyawe. Ni lazima utambue sababu ya tatizo lako, ya shida yako. Ni ngombwa mbere yo gusenga babwirwa Imana imanukije kubabwira impamvu y'ibyo bacagamo. Ariko nubwo imeze gutyo, kuko bari bamaze gusenga, kuko iyo wagarukiye Imana nayo irakugarukira. Ijambo ry'Imana ngo nimungarukira n'imitima yanyu yose nanjye nzabagarukira. Marayika w'Uwiteka rero yahise ajya ku muhungu umwe, uyu hano dusomye witwa Gideon, ngo aramusubiza ati, Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we ugirana ubutware. Gideon aramubaza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibi byose bitubaho n'imirimo yose itangaza irihe? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije abamediyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko imbaraga zawe zingana ukize Abisiraheli amaboko y'abamediyani, sijye ugutumye. Gideon aramusubiza ati, Uwiteka, Abisiraheli nabakirisha iki? Iwacu turaboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi no mu nzu ya data. Birashoboka nawe ukaba uri umwe mu bantu bakomoka mu muryango woroheje, mu muryango ukennye, mu muryango uciriritse. Uyu Gideon urabyumva ko ubwe ku giti cye yavuze ati, iwacu turaba mu muryango woroheje, muryango byongeye ngende mutoya. Ntabwo rero Imana iyo yashatse gutabara no gukora ibitangaza byayo ireba ubwinshi bw'amashuri, ireba umuryango, yareba ku muryango uturukamo, ahubwo ikureba nkawe, wowe uhagaze gute mu mutima wawe, uhagaze gute mu bugingo bwawe. Uwiteka aramubwira ati, nukuri nzabana nawe kandi uzanesha abamediyani nkunesha umuntu umwe. Birashoboka ko wanesha iyo mizimu, ukanesha iyo myuka mibi y'ubukene, wanesha iyo myuka iteza uburwayi mu muryango w'iwanyu, wowe ukabohoka, indwara zikagucikaho, waca agahigo, wowe ukabasha kubaka urugo rwiza mu gihe umuryango wanyu nta rugo rwiza, nta ngo zijya zihaturuka nzima. Wabasha kwiga ukaminuza mu gihe umuryango w'iwanyu bataminuza. Wabasha kugera
ku by'imiryango yawe itagezeho igihe waba wahagurutse ukarwanya abo mu Midiyani, ukamenya n'uburyo ugomba kubarwanyamo. Dukomeje rero tugasoma, kuko mu cyigisho cyashize twavuze ikosa utagomba gukora. N'aka kanya ndavuga ngo rero ntuzakora amakosa yo kwitiranya ibibazo ufite n'uburyo ugomba kubisengeramo. Ugomba kumenya ibibazo ufite aho bikomoka n'aho bituruka, ukamenya n'uburyo bigomba gusengerwamo. Noneho rero sasa uyu Gideyoni niwe tugiye kwigiraho ngo turebe. Gideyoni aramubaza ati niba mpiriwe mu maso yawe nyereka ikimenyetso mpamiriza ko ari wowe tuvuganye. Gideyoni arongera aravuga ati kandi ndakwinginze ntuva aha kugeza aho ndi bugarukire nkuzaniye ituro nkarishira imbere yawe. Marayika aramusubiza ati ndaguma aho kugeza aho uri bugarukire. Umva uyu mugabo Gideyoni, cyambere Gideyoni yahise ahishurirwa nyuma yo kuvugana na marayika, yahise ahishurirwa imbaraga z'ituro, ituro icyo ribasha gukora. Abwira marayika ati s'il vous plaît, niba ari wowe uvuganye nanjye bugume aho ngaho, mbanze ngende nkuzanira ituro. Ituro rirakora mu isi y'umwuka. Yari yaramaze gusobanukirwa Gideyoni yuko Abisiraheli ayo mategeko yose bari baraviyoye yo gutanga amaturo imbere y'Uwiteka, yo guturira Imana. Abisiraheli bari baratangiye kugomera Imana, barahindukira izindi mana, bagatambira za Bayali, za Dagoni, bagatura abadayimoni, bagatura Bayali, baturaga ibigirwamana. Amaturo yari yaragenewe guturwa Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi. Yari yarahindukijwe aturwa abadayimoni, aturwa za nyabingi, aturwa mu miryango y'iwanyu. Urabizi, niba wowe uri umuntu nk'unyumva warabivutse mu miryango iterekera igatura abadayimoni, igafata inzoga ikaziterekerera abazimu, igafata buri kimwe cyose ikagiterekerera abazimu. Buriya ni uburyo bwo gutura abakurambere, aho gutura Uwiteka ugasanga baratura abazimu, baratura abadayimoni. Wowe unteze amatwi, niyo wabukijijwe gute, igihe cyose mu buryo wowe niba utaramenya agaciro ko kuzajya uturira Imana kugira ngo ubohoke uve muri iyo migozi, ubashe gutera imbere, ubashe gupenya, yani upate mupenyo wa ajabu, bizagusaba kumenya ibanga ryo kuzajya uturira Imana, kandi ugaturira Imana ubikunze. Igihe cyose uzabaho udatura, utazi gutura, kandi urasenga, kandi urashaka amaso y'Imana, mu miryango y'iwanyu uzi ko yaterekereraga igaturira abadayimoni, igaturira imyuka mibi, wowe ukaba utazi gutura, ukaba utazi gutanga kimwe mu icumi, ukaba utazi gutanga amaturo y'ubwoko bwose butandukanye, ahubwo akazi kawe kakaba k'amagambo gusa, amasengesho gusa, atagira igituro, bizakugora kugira ngo ubone uko usatura umene ibihome by'umwanzi. Kumena ibihome by'umwanzi bisaba gusenga, ariko ugasengana n'ituro. Urumva rero Gideyoni ababwiye marayika ati buretse ndakwinginze ntuve aha kugeza aho ndi bukugarukire nkuzaniye ituro nkarishyira imbere yawe. Marayika aramusubiza ati ndaguma aho kugeza aho uri bugarukire. Gideyoni rero wabyumvise rero, yari afite ibanga we, kuko yaragira ubuntu bwo kuhura na marayika, yari atarava ku Mana, iwe yaragifite umwimerere wo gukunda Imana. Yarazi ko Imana utajya imbere yayo imbokoboko, utajya imbere yayo amara masa. Ababwiye marayika ati buretse mbanze ngende nkuzanire ituro. Ngo Gideyoni agiwe abaga umwana w'ihene, akora nk'udutsima tutasembuwe twa efa y'ifu, inyama azishyira mu cyibo, umufa wazo awusuka mu rwabya, abimusangisha munsi y'igiti cy'umwera aramuhereza. Maze marayika w'Umwami Imana aramubwira ati endi inyama n'utwo dutsima udushyire hejuru y'iki gitare, usukeho umufa wazo. Nuko abigenza atyo. Nyuma marayika w'Uwiteka atunga ipfundo ry'inkoni yari yitwaje, arikoza ku nyama n'utwo dutsima. Uwo mwanya umuriro uva mu gitare atwika izo nyama n'utwo dutsima. Nuko marayika w'Uwiteka aramubura, ntiyongera kubonekera imbere ye. Maze Gideyoni amenya ko ari marayika w'Uwiteka, aravuga ati ni ishyano Umwami Imana, kuko mbonye mu maso ha marayika w'Uwiteka turebanye. Nuko Uwiteka aramubwira ati humura witinya ntupfa. Gideyoni ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho, akita Jehova Shalom. Kiracyari ku musozi Ofura w'i Bezeyeli na bugingo n'ubu. Ku murongo wa 25 ngo nuko
mu ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati enda imfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7 maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali uteme Ashera iri hafi yacu. Gideon ahamagawe n'Imana gukora ibikomeye, ahamagawe n'Imana kuba umuntu ugiye gukiza igihugu agakiza n'umuryango we ubwe ku giti cy'ikwanza. Ntabwo Gideon yari agiye kwikiza, agiye gukiza umuryango n'igihugu muri rusange, kuko ikibazo igihugu cyari gifite igihugu cy'Abamediyani babatakaga, bamara kubataka bakabarwanya bakabanesha Abisirayeli bakabaha ibitugu bagahunga, ndetse Abamediyani bakabatwara ibyo batunze byose bagasiga Abisirayeli mu bukene. Bituma Abisirayeli rero bagira gute? Baboroga, ariko ikiza cyabo baza kurira batakira Uwiteka. None Imana rero ubwo ari giye guhagurutsa Gideon imwibiri bangira ngo okay sawa, ariko Gideon akaba yarasanzwe zigibanga. Wumvise yuko akibonana na marayika yaramubwiye ati ndakwinginze reka mbanze ngende nzana ituro. Ararizana, marayika amwereka igitangaza ahita azimirira imbere ye. Ako kanya Gideon abaratatse ati mbonye marayika w'Uwiteka mu buryo bw'amaso, nyine agira ubwoba ko agiye gupfa, ariko Uwiteka aramubwira ngo humura ntabwo uri bupfe. Umva rero nyuma yaho ngaho Uwiteka yamubwiye ngo genda wende imfizi noneho numara kuzenda mu zasu uzitegure. Gideon ahera ko ngo nuko Uwiteka aramubwira wumve ukuntu ngo maze Uwiteka aramubwira ngo maze wubakire Uwiteka Imana yawe. Nuko iryo joro uwo munsi Uwiteka aramubwira ati enda imfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7 maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali uteme Ashera iri hafi yacu. Urumva rero Gideon mu guhamagarwa kwe kugira ngo Imana igendane nawe ibanje kumwibiri bangira ngo okay sawa, kuko ikibazo igihugu cyari cyagize cyaterwaga n'imiryango imwe n'imwe y'Abisirayeli yari yataye Uwiteka yarubakiye za nyabingi ibicaniro, yarubakiye imyuka y'abakurambere ibicaniro. Icyo nicyo kibazo, niyo yari ntandaro y'Abisirayeli gushyirwa mu maboko y'ababisha. Ni ibicaniro bari barubakiye ibigirwamana za nyabingi, imyuka y'abakurambere. Ibyo bicaniro iyo ukomoka mu miryango rero yubatse ibicaniro ikabyubakira nyabingi, kabyubakira abadayimoni, kabyubakira abakurambere, nawe ugasanga urimo urahura n'iyo myuka mibi y'abadayimoni bo mu miryango, ugasanga nikubuza kutubaka, nikubuza kudatera imbere, nikubuza kutagera ku Imana yakuvuzeho. Kugira ngo uyisenye, kugira ngo uyihagarike bigusaba igicaniro, bigusaba n'ituro. Gideon rero amaze gusobanukirwa ibyo, Imana imaze kumwibira ibanga ngo aragenda, kuko Imana yambwiye ngo anabikora byitondeye. Ibi ni ibintu ukora witondeye. Aragenda ngo yubaka igicaniro cy'Uwiteka, afata amaze. Ntabwo ushobora gusandaza ibicaniro by'abazimu nta gicaniro wubatse mu bugingo bwawe. Ntabwo ushobora gusandaza igicaniro cy'imyuka mibi yo mu miryango y'iwanyu ubwawe nta gicaniro wubatse mu buzima bwawe, kandi ubwawe nta turo utanga. Bene wanyu baturiraga abazimu, bagaturira abadayimoni. Urabizi ko iwanyu uvuka baterekereraga. Noneho igihe kigeze nawe usa nk'ubigendeyemo, utangira guturira abadayimoni, ujya mu bapfumu, ujya hehe. Nyumuza kubihagarika, winjira mu gakiza. Ugeze mu gakiza wumva ko ku Mana byose ari ubuntu. Ku Mana aho utagomba gutura, ku Mana aho utagomba gutanga 1/10, ku Mana aho utagomba gutanga amaturo, ukumva yuko ugomba gusenga gusa. Ntabwo urwo rugamba warunesha. Icyo gicaniro ntabwo kigeze kivaho. Wumvise ko cy'abazimu biwanyu ntabwo cyasenyutse. Wumvise ko Gideon kugira ngo agisenye yafashe imfizi, afata n'indi imaze imyaka 7 nk'uko Imana yari yabimubwiye. Aragenda arabibaga abishyira ku gicaniro cy'Uwiteka. Amaze kubishyira ku gicaniro cy'Uwiteka asandaza cya gicaniro ise yari yarubakiye Bayali. Nuvuga ngo rero uyu Gideon nawe ubwe ku giti cye yari yaravuye mu muryango w'abarozi, yavaga mu muryango w'abakora ibikorwa by'ubupfumu, yavaga mu muryango w'abaraguza, yavaga mu muryango w'abaterekera, yavaga mu muryango w'abagira gute, w'abaterekera bakabaraguza. Kugira ngo rero uyu Gideon abashe kunesha
Imana yamutegetse kubanza gusenya bya bindi, bya bicaniro by'iwabo, imutegeka kubaka igicaniro cy'Uwiteka. Ngiryo iryo banga ryatumye Gideyoni aba umuyobozi. Urashaka kuba ukomeye muri uwo muryango uvukamo waterekeraga abantu bagukaraguza, urashaka kuzamuka, urashaka kuramba, ntabwo ushaka gukenyuka nk'uko miryango yanyu ikenyuka, ntabwo ushaka gusenya urugo nk'uko uzi kuva mu miryango isenya, ntabwo ushaka kuba mu ngo z'amakimbirane nk'uko wavutse mu rugo rw'amakimbirane. Wumvise icyo ugomba gukora, urasabwa gusenya ibyo bicaniro byo miryango, ariko bigasenywa n'imbaraga z'amasengesho n'imbaraga z'ituro. Icyo nicyo usabwa. Imana amahoro iguhe umugisha, kandi atari ituro gutyo wiboneye. Wumvise ko ituro Gideyoni yakoresheje yari bibwiwe n'Uwiteka. Uwiteka niwe wabimubwiye. Iyo turi muri aya masengesho bisaba kugira ngo ugire guhishurirwa n'umwuka w'Imana, ugire guhishurirwa n'ituro bwoko kigomba gutanga, n'ituro bwoko kigomba gutangana n'amasengesho urimo urasengerwa. Sofi kandi ibingibi ntabwo bikorerwa kuri buri, ntabwo ugomba gusengana na buri muntu wese. Usabwa gusengana n'umuntu ujijutse, ufite ubumenyi mu mwuka, ufite ijambo ry'Imana, uriho umwuka w'Imana, uriho imbaraga z'uburondozi, uriho imbaraga zisenya imyuka mibi, uriho amavuta yirukana abadayimoni, uriho amavuta yirukana imbaraga z'umwijima. Ntabwo ujye uhora uzirikana ijambo rivuga ngo ababiri bari mu isi, icyo bazasaba cyose bagishyizeho umutima, Data wo mu ijuru azabikora. Ni ukuvuga ngo rero ntuzigire ukora ikosa rero ryo muri aya masengesho mu gihe urimo urahangana n'ibihomo bisenya, ugira ngo ubikubite hasi, ngo ubikubite hasi udafite ituro wateguye mu buzima bwawe. Cyane cyane iyo wabonye ibyo urimo uracamo bikomoka mu miryango, bisaba kugira ngo usengane n'ituro, kandi ituro wayobowe n'umwuka w'Imana, ritavuye mu bwenge bwawe, umwuka w'Imana yagutegetse. Imana amahoro iguhe umugisha. Reka dusoze dusenga. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubwo ubutumwa bugomba gushyika aho kuri nyir'ubwite. Uwo bugezeho rero ari ubwe, ndatura ngo imbaraga zawe zimubohore, ndatura ngo imbaraga zawe zimukize ibihome byose umwanzi yubatse mu buzima bwe, ari ibikomoka mu maraso y'ahavuka, ari ibikomoka mu maraso y'ahaturuka, ndabisenyesha amaraso ya Yesu Kristo, ndabikubitisha izina rya Yesu Kristo. Ninava damu ya Yesu Kristo, ninava jina la Yesu Kristo, nasimama na damu ya Yesu Kristo pamoja na jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaangusha kila ngome zote za kishetani, za kuzimu, za kimapepo, za majini, za majoka, ngome zote zilizojengwa katika maisha ya huyu mtu, naziangusha kwa damu ya Yesu, naziangusha kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai, lililoshinda mauti na kuzimu. Natangaza laiti nao funguliwa kwa sasa, funguliwa kwa sasa, funguliwa. Natangaza ngo bohoka, bohoka, bohoka ibi bihome umwanzi yubatse mu buzima bwawe. Ndabisenyesha amaraso ya Yesu Kristo, mpagararanye n'amaraso ya Yesu Kristo, mpagararanye n'izina rya Yesu Kristo, mpagararanye n'umwuka wera w'Imana, mpagararanye na guverinoma y'ubwami bw'Imana bw'ijuru. Ndasenya ibihome byose bihagaze mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndasenya ibyo bihome byose by'uburwayi, ndasenya ibyo bihome byose by'uburwayi, uburwayi bufite inkomoko mu maraso yaho uvuka, katika jina Yesu ndabutandukanya n'amaraso yawe mu izina rya Yesu Kristo, ndabutandukanya n'amaraso yawe, ndagutandukanya n'inkomoko yaho ukomoka n'indwara zaho hano kwa jina la Yesu Kristo. Ndagukonekta n'ijuru, ndagukonekta naho ukomoka mu buryo bw'umwuka mu ijuru, ngo tandukanyije mu izina rya Yesu Kristo n'inkomoko y'indwara ziwanyu kwa jina la Yesu Kristo. Nkiza ibikuta hagati yawe n'izo ndwara zo mu miryango yaho uva kwa jina la Yesu Kristo watsinze tuni kuzimu. Ndatura ngo bohoka, bohoka, bohoka. Ndakwaturaho imbaraga zikubohora, ndakwaturaho imbaraga zikubohora, zigutandukanya n'ibyo bibazo byakome, zigutandukanya n'ibyo bibazo byakarande kwa jina la Yesu Kristo. Ndatura ngo bohoka, va muri ayo maraso. Ewe shidiri mu maraso y'umuntu, hanagurika mu izina rya Yesu Kristo. Diabete uri mu maraso y'umuntu, hanagurika mu mbaraga amaraso ya Yesu Kristo y'umuntu, abohoka kira amaraso yabe mazima. Ndatura ngo mu izina rya Yesu Kristo
uyu muntu ufite ikibazo cya relationship irimo ibibazo yangiritse yongere gukwezwa, yongere guhumanuka, umwuka winjira ino relationship ndagusenya kwa Jesus. Va hagati y'umugabo n'umugore wa mudayimoni, va hagati y'uyu mukobwa n'umuhungu bafiansanya kwa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Ndatura kugira ngo kwa jina la Yesu ibyari bihome hagati y'aba bantu bisenyuke, bibabuza kugera ku mugambi w'Imana, bikubitwe n'inkuba y'amaraso, bikubitwe n'inkuba katika jina la Yesu Kristo, bikubitwe na marayika wahindutse inkuba abisenye, ibi bihome bigwe hasi mu izina rya Yesu Kristo apfa akazuka. Udukurikirana wese ku isengesho ribohora official usobanukiwe ukuri, imbaraga zisumba byose zururuke gukora ibikomeye ku buzima bwe no ku bugingo bwe mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana babona ibitangaza by'Imana muri risengesho. Urakoze mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo mugapfa akazuka. Amen, amen. Uhabwe umugisha n'Imana. Shalom.